ndetse no kwidagadura muri rusange, ko tujya tugira na traditionnel, umwana akaba yagorora ingingo z'umubiri akabyina ukabona birasa neza cyane. Yego murakoze. Nasanze nk'aka kantu bagiye kubona ni akavidewo nafashe nkihagera, kuko ntago nashakaga yuko tuza gukorana ikiganiro abana bahari mu buryo bwiza bwo kugira ngo bize kuba ari ikiganiro cyiza kitarimo abana. Yenda nabonye mufite uburyo kimworoganiza abana ni byiza cyane, ariko njya kuzana numvaga nyine ndabarabara akavuye kubera ko ari abana nyine, ariko naje kubona ari ibintu byiza cyane nk'uko bari kugenda babona uburyo ki abana bari gukina mu myicungo. Iyi myicungo ibafasha iki? Murakoze. Mu busanzwe abana bakenera ibintu byinshi, kandi mu byo bakenera bakina no gukina. Bakenera gukina no kuba yajya ku myicungo, kandi uko umwana agenda ajya ku myicungo nibwo atinyuka, akajya ashira bwa bwoba, akaba atagira ubwoba bwo gukora ikintu runaka. Imyicungo bafasha kwishima, gukina no kugira ngo imbamutima zabo zibashe gukora. Yego murakoze. Oyese reka mbashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Tuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, intara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, umujyi wa Kigali, amajyepfo n'amajyaruguru, n'abantu bari muri ntara ya gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro rero ibishimire. Nitwa Emmanuel Tuyishimire. Imbere ya kamera turi kumwe na Feza Deborah. Ise untungura kandi naye ngiye kugusobanura kugira ngo noneho nawe uze gukomeza utubwira Feza Deborah. Feza Deborah ni muntu ki? Feza Deborah ni umurezi mu mashuri y'incuke. Yego. Kandi twigisha abana amasomo, ariko tukongeraho indangagaciro za Gikristo. Indangagaciro za Kristo. Yego, aha turi mu kwishuri rya Inclusive Light World Nursery School. Aha muri kubona dufite ibyiciro bitatu by'amashuri y'incuke, cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Yego. Okay. Muri ibyo byose rero ubwo mwigisha abana mu ndangagaciro zigiye zitandukanye ndetse n'iya Gikristo, reka ngusabe umanze usenge Imana noneho tubone dukomeze. Okay. Murakoze cyane, reka tubahe Imana dusenge. Ariko kubera guhora dukunda kuba mu bana cyane, hari amasengesho tuba twaramenyereye cyane nk'uko dukunda gusenga mu Cyongereza. Yego. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on the earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Amen. Ndishimye cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ese itandukaniro, ubwo ni ikibazo cya mbere tuhite twinjirira mu byanzanye hano nka Izabisoza TV, itandukaniro ry'uburezi muha abana bo muri nasari hano n'izindi nasari ni nkiriye. Okay, murakoze. Itandukaniro urebye rirahari hagati y'amashuri ya Gikristo n'ayandi twavuga ko atashingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Harimo cyane ko duha abana amasomo bagombwa cyane ategurwa n'ikigo gishinzwe uburezi, ariko tukongeraho n'indangagaciro za Gikristo, harimo gutoza umwana kubaha Imana cyane nk'uko ijambo ry'Imana biritubwira ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kandi ko kuva mu mubyeyi bwo kujijuka. Ibyo rero iyo tubitoje umwana, cyane nk'uyu mwana ukiri mutoya afite imyaka mikeya, aba yumva, kandi burya iyo umwana kwiyumvamo yakira neza n'ibyo mubwiye akanabikurikiza, cyane ko n'ijambo ry'Imana kenshi nkatwe dushingira ku ndangagaciro za Gikristo. Ijambo ry'Imana tubwira ko menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ni nayo mahame yacu tugenderaho, tugatoza abana gutinya Imana no kuyubaha, bakirinda ibyaha n'ibisa nabyo ndetse n'ingeso mbi, cyane ko aba bana kubera gukurira no muri sosiyete hari ibyo baba bazi, hari ibyaha baba bazi nko gutukana, kwiba. Ukaba wamubwira ko
ari bibi kuba yakwiba isukari iwabo, cyane ko abana benshi bakunze kubikora. Ariko umwana iyo umutoje ubwo burere niwabo ntabwo bagira ubwoba bwo kuba yamusiga mu rugo wenyine, kuko baba bazi ko atari bukubagane cyane. Hanyuma kuba bamutoza gusenga, akamenya ko mbere yo kurya ugomba gusenga, mbere yo kuryama ugomba gusenga. Kandi natwe mu mashuri yacu iyo tugiye gutangira amasomo twiragiza Imana, kandi cyane ko tuzi ko musanzwe mu burezi habamo ko abana bakira ubumenyi, bakakira ubuhanga n'ubukesha cyangwa se indangagaciro mu buzima busanzwe. Ariko twebwe tukongeraho izo ndangagaciro za gikristo arizo mu cyongereza tukunda kwita wisdom from God. Harimo tubasomera ijambo ry'Imana, akamenya ko nubwo twize isomo runaka wenda tukiga nk'ibice by'umubiri, umwana agomba kumenya ko ashimira Imana yamuremye ikamuha ibyo bice by'umubiri, akamenya ko atabivukanye gusa kuri mama we na papa we, ahubwo ko ariko Imana yamuremye ikamurema afite amaboko, amaguru, ibice byose. Agomba gushimira Imana ku bw'ibyo bice, ndetse akamenya ko hari abatabifite atari uko aribo babyikuyeho, ahubwo ko twese tubaho bitewe n'uko Imana yaturemye, kandi tugomba kubaho tuyishimira. Indangagaciro za gikristo ni ngombwa cyane mu bana. Mba numva nanashishikariza n'abandi batarabyumva neza ko bakagombye gutoza abana izi ndangagaciro za gikristo, kuko birababaje ko hari igihe umuntu aba afite ubwenge, afite n'ubumenyi, ariko hatarimo kuba atazi ko kubaha Imana ari bwo bwenge. Rimwe na rimwe usanga umuntu ni umuntu uyubashye usobanutse, kumva kuza ibintu by'amahano, ibintu bidakorwa, kubera ko yabuze ka kantu ko kumenya ko kubaha Imana ari bwo bwenge. Yego. Hari akantu nakubaza, tuzi yuko ubwenge nyuma ya kamera twigeze kubiganiraho, ndatangara cyane unsobanura ibice bigize cyangwa se uburyo ubwenge burimo ibice bigiye bitandukanye. Yenda uri buze kumfashiriza abakurikiraniza Bisoza TV, wongere udusubiriremo bya bice bigize ubwenge bwacu bwa buri munsi. Hari aho wambwiye ngo wisdom, neurology n'utundi uri buze kubisobanura neza, ariko ibyo mu biha abana bato bangana gute, mu buhe buryo? Murakoze. Buriya igihe umwana wese yakandagiye ku ishuri aba ari umunyeshuri, imyaka yose yaba afite aba yabaye umunyeshuri. Ntabwo wamuha igice cy'ubumenyi cyangwa igice cy'ubwenge cyangwa igice cy'indangagaciro, ahubwo umuha bimukwiriye bitewe n'ikigero umwana ariho. Mu musanzwe rero tugiramo knowledge, understanding, skills, akazamo attitude and values, hakiyongeraho ya wisdom from God. Knowledge and understanding biba biri kumwe, nibyo twita ubumenyi. Naho hakazaho skills ari byo twita ubumenyi ngiro. Hanyuma tukongeraho attitude and values ari byo twita ubukesha cyangwa se indangagaciro. Ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo biba bihagije, kuko twongeraho wisdom from God ari bwo bwenge twavuga bukomoka ku Mana. Aho ni uburyo bw'akarusho umwana tumwigisha kubaha Imana, gusenga, mbese ibintu byose bijyanye n'indangagaciro za gikristo. Akamenya ko abagomba kubaha Imana, agasoma ijambo ry'Imana, agasenga, kandi akamenya ko kubaha Imana ariyo ryo shingiro ry'ubwenge. Harimo tubigishamo ijambo ry'Imana n'uburyo umuntu agomba kwitwara no kubaha Imana no kuyitinya. Yego. None reka tugere, numvise ako kantu ka wisdom from God, ariko kantu gasa nkaho ntari narabonye ahandi. mu bibigisha gute? Mugira igihe cyo gusenga, mugire igihe cy'isomo rya religion nyine ryo kwigisha iyobokamana, mu bubaha buno bwenge buturuka ku Mana, mu bubaha bw'umute? Murakoze. Mbere umwarimu bagomba kuba ari we role model, ukuba icyitegererezo ku bana. Ntabwo uzajya kwigisha umwana ngo ntugatukane ari wowe wirirwa ubatuka. Ku buryo tubutanga rero turabanza natwe tukishakamo izo ndangagaciro za gikristo. Kandi
mu busanzwe abanyarwanda bavuga ko umuntu atanga icyo afite. Rero twishakamo izo ndangagaciro niyo waba utazifite, ariko tuzi ko kenshi twe tuba dufite indangagaciro za Kristo, uzi ijambo ry'Imana, uzi gutinya Imana icyo ari cyo. Hanyuma uburyo tubutangamo mu gusomera abana ijambo ry'Imana, tukaribasobanurira, tukabatoza gusenga, tukabatoza kubaha Imana no kuyitinya, ndetse bakiyubaha ubwabo, bakubaha bagenzi babo ndetse n'ababyeyi babo. Yego. Hari uburyo kingenda mbona mu bigo by'amashuri bigisha ijambo ry'Imana, bakaryigisha nyine byo gusoma by'inyuguti, ariko batagira igihe cyo gusenga. Mwebwe hari igihe cyo gusenga mujya mugira, cy'umwihariko buretse rya somo rya buri munsi muba mwagize? Yego murakoze. Nk'ibisanzwe nka Christian school tuba tugomba kugira umwanya wo gusenga. Mu busanzwe abana benshi buri uzarebe bazi ko gusenga basenga ku cyumweru cyangwa bagasenga kwa gatandatu bitewe n'imyemerere yabo, ariko twe dutoza umwana ko igihe cyose aba agomba ari ngombwa gusenga. Twe nuko tubatoza, tugira umunsi wo gusenga. Natwe dukunda gusenga kwa kabiri, tugahuriza abana bose hamwe tugasenga, tukiga ijambo ry'Imana, tukabasobanurira ko tugiye kwiga iyobokamana tukayiga ku ishuri, kandi bakamenya ko no mu rusengero bigamo ijambo ry'Imana, kandi bakamenya ko batagomba kwiga ijambo ry'Imana ariko bagiye gusenga ku cyumweru, ahubwo no mu buzima busanzwe bagomba kumenya ko dukenera kumenya ijambo ry'Imana, kuko bazi ko iyo umuntu yasomye ijambo ry'Imana ariho akura ubwo bwenge bwo kubaha Imana, kandi akaba ariho ashobora kuba yasenga. Kenshi nk'iyo umwana arwaye tukaba twamusengera hamwe na bagenzi bacu, Imana ikamukiza, atari ugutegereza ngo azajye gusenga ku cyumweru. Yego murakoze. Urakoze cyane. Niba hari ikindi nk'agashinguracumu wari wibikiye ukavuga uti nka Inclusive Right Word Nursery School, hari nk'akantu dufite k'umwihariko twabwira n'abandi bazakurikirana izo episodes TV n'abandi bazakumva aka kantu, ni nk'akahe mwaba mufite hano kuri iyi nursery yanyu mwumva ari umwihariko murusha abantu? Murakoze cyane. Umwihariko wacu dukunda gusenga, kandi tukunda no kwiga, kandi tugatinyura n'abana. Hari uburyo abana bato bagira ubwoba, batinya. Dutinyura umwana kumva ko yisanzuye, agakunda kuba yavugira mu ruhame, kuko tutwana ari igihe tugira nk'isoni, ariko tubatoza kwitinyuka. Tukabaha amasomo, tukabica no gusenga ndetse no kwidagadura muri rusange. Tujya tugira na traditionnel, umwana akaba yagorora ingingo z'umubiri, akabyina, ukabona birasa neza cyane. Yego murakoze. Nasanze nk'aka kantu bagiye kubona ni akavidewo nafashe nkihagera, kuko ntago nashakaga yuko tuza gukorana ikiganiro abana bahari, mu buryo bwiza bwo kugira ngo bize kuba ari ikiganiro cyiza kitarimo abana. Yenda nabonye mufite uburyo kimworoganiza abana, ni byiza cyane, ariko njya kuzana numvaga nyine ndabarabara akavuye kubera ko ari abana nyine, ariko naje kubona ari ibintu byiza cyane, nk'uko bari kugenda babona uburyo ki abana bari gukina mu myicungo. Iyi myicungo ibafasha iki? Murakoze. Mu busanzwe abana bakenera ibintu byinshi, kandi mu byo bakenera no gukina. Bakenera gukina no kuba yajya ku myicungo, kandi uko umwana agenda ajya ku myicungo nibwo atinyuka, akajya ashira bwa bwoba, akaba atagira ubwoba bwo gukora ikintu runaka. Imyicungo bafasha kwishima, gukina, no kugira ngo imbamutima zabo zibashe gukora. Yego murakoze. Deborah, urakoze cyane kubw'umwanya wawe duhaye. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Yego murakoze cyane, ko twashishikariza n'ibindi bigo kwigisha abana cyane binyuze muri knowledge, understanding, skills, bakongeraho attitude and values, ariko ntibibagirwe ko tugomba no kugira indangagaciro cyangwa se wisdom from God. Murakoze. Twatangije n'isengesho. Hari isengesho badusengeye niritangira amasomo y'abana cyane, umugira itangira n'irisoza?
murakoze. Ririya ni ryo dukunda gutangiza, ni data wa twese uri mu ijuru. Ni ryo noneho iyo musoje, iyo dusoje turi kumwe n'abana dushimira Imana yabanye natwe uwo munsi tukayiragiza. Reka mbibabwire. Murakoze, turasenga. Oh Lord, we thank you for this day. We go home. Please go with us. In Jesus' name, amen. Imana amahoro iguhe umugisha. Murakoze cyane. Unabifunze urabyikatira.